sinzi ariko Junior mwajye mumubwira akamenya hagiye ko agiye mu bukwe. Junior sinzi ubukwe yatashye bw'akana kakina filimi hari bandi ngo kahuye n'umukobwa ukuze ariko gukura k'umuntu erega mbabwire mwa bantu mu myaka nini bari kuki muba mubitinda umwana aragenda ararera araboroga ngo mamayi we ngo ndagiye uwo sinzi nimba yitwa ngo iki inde uwakoze ubukwe ntago njye menye izina rye yego nabonye ubwo n'ubukwe Junior yari yabereyeho pari ariko nabwo atasokoje akoresha yari yibagiwe pe yibagiwe gusokoza cyangwa wenda yabuze umwanya kubera ko hari amafaranga watanze atanga yiki hari amafaranga utanga mu rusengero watindo bakayatwara uri parese oya muri umugeno ubwo yamushyizeho pressure n'umbira ati atari yogoshe niyogoshe niyanogoshe ngo asigiragabanyeho gake niyanashokoje niyo muco wiwe no mwijuru buriya ntubizagutungure muhuriyeho yimireye kuri ye ako biba bimubereye iryo joro se nzabana kajya mu bukwe udashokoje yayere yikanze ko ajyanye wa muhanzi we Kirisizi muri studio kuki atasokoje nabandi ribiri sirimo nibande se nuko ubwo se byararindiho nuko aribyo nashaka gushushanya nagiye kubona mbona umwana w'umuhungu ararize haraborogora n'umukobwa namureba aticyore none se nyamo abantu barangije ngo none se ngo mbase ubwo nyambo yari hafi harira abahungu abakobwa ariko mbabaza abakobwa no bagira amaso nyine yo kurira nahenze ko ari bo bari umutwe wo kumanura amarira aya kubona umuhungu uri kurira n'ubukunguzi oya sukuva habi oya uwowe avuye kuva habi ngo umukobwa ngo ahembwe ifaranga ritubutse kuko bamwe bari guhwihwisa ngo ariko ngo uyu yive nimba ngo ari yive ni yive ninde abakinnyi bose ba filimi baramuzi nabonye barunzemo none haranye ngo uyu yive ngo yatwaye ngo no mu diaspora no ya w'inyarugenge ngo burya hari abakobwa b'inyarugenge ngo bazi kurundarunda ifaranga ryabo none harangije mu kumuhobera ngo ararira ngo babaye umuhungu arira ubukunguzi wa kintu ariko gusimukanya ngo reba we uyu mwana se nibusa ko ari kurira ari kurizwa n'ikintu n'ibyaza vuba hatazarira asubirayo vuba jewe ndi nka pastor ndi kugusezeranya ndi pastor ndi kugusezeranya nk'abantu utangiye kuzana ibintu byo kwini urirurira utumyira dushoka bagira gutya bahanagura byibura atari n'imarira y'ibyishimo ahubwo ukarira kenshi none se yari abitekerejeho ngo yagize atera muhobera ngo ararira wabona yaribazaga ati binzabivamo hari igihe wibaza ibyo ugiye guhura nabyo ukarira wa kintu rero mureke mbabwira ikintu kimwe uzisima oya so gusigurunga kakana noneho nabajije abarimo ntese barizwaga ari none ubona kera ko abantu zabaga risodoneri babaga ari nka batandatu ubu bikaba bisigaye kuba ari uko umuntu muziranye ibi byose uzabigira dute